ugakora ku buryo muri ibi bihe tugiye gutangira, ugakora ku buryo wongera ugashaka relasiyo yawe n'Imana, siniya kubivuga, ukongera ukayubaka ku buryo uhabwa imbaraga, kandi ku rundi ruhande ku buryo umenya ukuri kwawe, ukava muri baravuze, ukamenya ukuri kwawe, ku buryo ukuri ko hanze kuzaza kwiyongera ku kuri kwawe uzi, bikakubaka. Atari ukuri kwawe uzi ibyo hanze byaza, ukuri ko hanze ko abandi kwaza kukagusenya. Ni ngombwa kugira ukuri kwawe uko hanze kwaza cyangwa se nikuze, nabyo nta kibazo, ariko uri mu kuri kwawe, uri gukora experience zawe. Ibyo nabyo bizafasha wa wundi wamenyereye kubeshwaho no kuba mu materaniro gusa, akaba ariho hantu ashobora kugira kunezererwa. Yagiye mu misa niho hantu ashobora kugira umutuzo, niho mu hantu yumva ari iyo ahari aba ari uwo ari we. Shuti yanjye, iga kumenya ukuri kwawe, uhagarare mu kuri kwawe, uve. Ni byiza abantu bakugaburiye ijambo ry'Imana, ariko imenyera iyo Mana bavuga mu kuri kwawe. Ibyo kanaka azaza avuga bize byiyongera cyangwa bitiyongera, ariko uri connecte, uzi iyo Mana bavuga ivuga gute, bigenda bite. Ikwiyuzurize urwo rukundo, ikwigishe uburyo wumva urukundo muri wowe, irwuzuze. Ntabwo ari abo hanze buzuza urukundo, wowe ugomba kuba ikiremwa cyuzuye urukundo, ukabisangiza bagenzi bawe. Ibi ntibishobora kubaho nta experience ugira wowe bwawe bwite, utegereje ko pasiteri runaka, umushumba runaka ari we ugufasha gute. C'est faux. Kora relation yawe, kora experience zawe. Abo bose baze bongeraho cyangwa nibatongeraho nta kibazo, wowe uzishakishiriza. Bishatse kuvuga ko urava muri mode yo kudepanda kuri ba kanaka. Ni byiza kubaha, ni byiza ko ari urugero, mbese ari urugero rwiza kuri wo. Ni byiza ko bo bakuze kukurusha, ariko nawe ugomba kugira relation yawe, kwikorera izo experience zawe, ukigira nuze ukubaka relation yawe niyo Mana bavuga. Bitari ibyo ngibyo, umwaka wa 2024 ugiye gushyira ibintu byinshi hejuru, ku buryo rimwe na rimwe bizaza bitandukanye n'ukuri bamwe muri mwe mwari musanzwe muzi. Dushake ukuri kwacu.